mpora mutekereza buri munsi mu mutwe wanjye mbamo, nahoze muganiriza cyane kandi na buri gihe ndamuhamagara, ese kuki atajya abikora? Ese yankunze? Icyo ni ikibazo buri muntu wese yibaza mu gihe atangiye gutereta umukobwa mushyashya cyangwa se gutereta umuntu, akibaza ati se ku giti cye we yankunze? Niyo mpamvu muri ino video tugiye kurebera hamwe ibintu uzabona ko niba uri gutereta umukobwa ukaba uri gutereta umuntu, wewe ugabona ibi bimenyetso biri kumuranga, uzahita umenya ko nawe yagukunze, umenye ko ahantu uri rwose ariho ugomba kuba uri, cyangwa se nubona atagukunze weho wikuriramo akawe karenge mbere yuko unahasubira wenda ngo babe banagutera indobo. Bahaye ikaze, kanda subscribe niba ari ubwa mbere wari uhageze, like, share na comment, ibyo ni inkunga kuri twe. Isi y'urukundo, bana nanjye Sharifu hano kuri Sharifu TV. Ubundi umuntu uko ugenda umubwira ko umukunda cyane, uko ugenda ubimwereka ndetse n'uburyo ugenda umwitwaraho, bituma amarangamutima ye akujya imbere cyangwa se akakujya ku ruhande, ku buryo icyo usanga nawe atangiye kugutekerezaho cyane. Mu magambo muvugana bituma nawe yumva ko uri umuntu w'ingenzi, cyangwa se bigatuma nawe abona yisanga mu rukundo. Niyo mpamvu gutereta burya ni ingenzi mu buzima, gutereta ni ingenzi mu buzima. Niyo mpamvu ngiye kubabwira ibi bimenyetso. Byo ngiye kubabwira ni ibimenyetso uzabona ku muntu muri gukundana cyangwa se umuntu uri gutereta, ukamenya niba koko ari kugukunda cyangwa se ukamenya ko nta kintu kirimo. So rero wowe icyo usabwa gusa, reka turebe icya mbere. Iyi video nigufasha ukande like. Ikintu cya mbere, nubona umuntu uri gutereta ari kuguha umwanya, akaguha umwanya mukaganira, uzamenye ko ako kantu ko kuguhereza umwanya nawe biri kujyamo. Umwanya we afite ibindi bintu byo gukora. Rero kuba ari kuguhereza umwanya mukaganira ukabona yabyitayeho, jya umenya ko rwose uwo muntu nawe ari mu murongo wo gukundana nawe. Nshuti yanjye, reka dukomeze ku kintu cya kabiri, ariko nakubwiye ngo nutumva icya gatatu cyo rwose nta kintu uraba wumvise. Wowe icyo usabwa gusa, guma kuri ino video paka irangiye. Nababwiye ko muri ino si y'urukundo habamo ibintu bitangaje cyane. Ubundi umutima w'umuntu utangira kwemera cyangwa se kwakira urukundo rwanyu mwembi mu gihe byibuze hamazeho iminsi ibiri, cyangwa se mu minsi ibiri nibwo yaba yatangiye kugutekerezaho, kukuganiraho, akaba yakubwira inshuti ze ndetse n'ubwonko bwe bukakumenyera. Ubwonko bwe buba bwatangiye kukumenyera. Niyo mpamvu rero weho uri gutereta, menya neza uyu muntu ese koko ari kugukunda nawe, ese ari yankunze? Icyo kibazo kibazeho nawe. Uwo muntu muri kuvugana, uwo muntu muri guhora muganira, ese yagukunze? Impamvu bino bintu tugiye kubiganiraho rero ni ukubera ko buriya mu buzima hari igihe uba uri gutereta umuntu akaba ari no kuguhunga disi, ariko wowe ntubibone kubera ko wenda uba wamukunze cyane, nyine ugasanga nawe ubwawe nturi kubibona. Ariko rero kubera ko waba wakanze subscribe hano kuri Sharifu TV, uba ugomba guhita ubibona nk'umuntu wanjye, cyangwa se uba ugomba guhita ubona ko uyu muntu mukundana cyangwa se uyu muntu ari kuguhunga. Kwa tumaze kuvuga ku kintu cya mbere rero cy'umwanya, umwanya guha, be careful. Manzi umurebe mu gihe ari kurelaxa, nibwo akubonye wewe manzi urebe niba aguhereza umwanya. Ikintu cya mbere ni umwanya. None umukobwa muri kuganira, umusore muri kuganira, ukubona azanye aguhaye time ye, muraganiriye, ibyo bintu bizagufasha cyane. Ibyo bintu bizagufasha cyane cyane. Reka dukomeze rero nkubwire n'ikintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri, nujya ubona ari kwiyibutsa
kuba yakwandikira, kuba yaguhamagara ukabona ari kubyiyibutsa. Ukabona umuntu uri gutereta ariyibukije araguhamagaye, nta nubwo bisabye kumumbipa, kubona araguhamagaye nyine tu ukabona ahise guhamagara. Nshuti yanjye, aho ngaho menya ko ibintu urimo bifite injyana, komereza aho ngaho, uri gukanda ahantu hari kugera ku ntego nzima. Ukabona mbese muri make nawe ntabwo bikiri kumutungura kuguhamagara, wamuhamagara ukabona ntabwo bikiri kumutungura, mbese yamaze kwakira ko muri kuganira. Kuko umuntu yakiye ko muri kuganira, ntabwo biri kumutungura, muri kuganira ukumva nyine ari kukubwira amagambo n'iki, weho uhita umenya ko rwose aho hantu harimo akantu katangiye kuzamo, hita ukomereza aho ngaho. Ndabizi ngo hari ukuntu, oya, weho hita ukomereza aho ngaho. Rero reka dukomeze ku kindi cya gatatu, ari nacyo nakubwiye ngo iki kintu cya gatatu ugomba kumenya ko iki kintu cya gatatu ari icy'ingenzi. Kumwegera ukabona agumye aho ngaho, ntabwo ari ko kwihunza, ntabwo ari gushyiramo etape, oya, ukabona uri kumwegera nyine, ukabona ashaka time yawe mwegeranye. Nshuti yanjye, ukabona umuntu muri guteretana atangiye kujya kwegera nyine, ashaka time mwegeranye. Iki kimenyetso cyo ni simusiga. Iki kimenyetso ndakubwiye ngo ni simusiga, kuko iyo atangiye kujya kwegera biba byatangiye kurenga ubushuti busanzwe, ahubwo bugatangira kuba umusheri, bigatangira kumva mu bitekerezo bye urimo, bigatangira kumva ko hafi yawe cyangwa se ahantu uri ntihari kubonera amahoro. Wewe uhita umenya ko umutuzo uri kumuhereza umwegereye yatangiye kugukunda, nawe yagukunze. Icyo kintu ugomba kucyitegereza neza, ukareba se ari kumpunga, ari kundi kumwegera nta kibazo, ndi kumufata nta ribi. Ako kantu weho manza ukegere neza, ugashyire mu mutwe wawe. Iki kintu niyo mpamvu nzakubwira ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ntuzigere ubona umuntu ari kuguhunga buri kanya akaguhunga, oya, mwegere ubona aratuje. Ako ni akamenyetso keza kazahita kakubwira ati uyu muntu turi kujyana, uyu muntu injuga ndi kumutera cyangwa se imitoma ndi kumutera iri kugwamo. Rero nshuti yanjye, reka duhurire mu zindi video turebera hamwe niki wakora cyangwa se nayahe magambo meza ushobora kubwira umuntu uri gutereta. Reka duhurire mu zindi video ya Sharifu hano kuri Sharifu TV. Ntiwibagiwe kugira udakanze subscribe, like na share na comment, ibyo ni inkunga kuri twe. Ndabashimiye. Byose ni kuri Sharifu TV.